aduha impano giseke cyiza dupfunduye dusangamo akantu wagira ngo ni agatwe k'igisimba muri ziragize ubwo baragiye imyo atararenga ngaho. ese utekereza ko ijuru ritoya riba ritwikiriwe n'amashuka? ijuru ritoya riba iyo 1 week ntayo nagize. gute utayigize? Bahise bagufunga wenda ngira ngo zaburi ikurikirwa n'abakuze. icyo wita kurongora niki? nari muzima nk'uko bisanzwe ariko ngiye kwikosatara ngo numve ko nabaye umugabo sande umuginga maze nk'imyaka. washingiwe? wasanze warakanagiye intama? oya mwabihungu mwe mureba oya ahubwo ubanza narasanze rikinze. urumva hari uwahita yibaza ngo imana isenyera umuntu, hari uwahita yibaza ngo shitani wasenyera umuntu. ndagira ngo utubwire uko imfatiro zawe zasenyutse ho gato, unatubwira ukuntu atari mugenzi wawe umunsi nkurikije ibitekerezo wari kubuhombye igihugu, uhombye umuryango uwo mukobwa yavutsemo. ubu urimo uhombye abantu 5, ubu urimo uhombye igihugu, umuryango umukobwa ari kuzashaka yari kuba cyicayemo, materineri umwana wawe yigaho, farumasi uguramo imiti. nuvuga ngo nanjye mba ntarashaka. yes ntabwo nari gushaka mbere mushiki wanjye ko wankoza mama. ubwo kuba atabizi Pamphile muramu. yes ubu rero wari kuba urimo uhombye igihugu, uhombya umuryango. Imana imbabarire ntabwo wakwatura ibyaha warenze waba usubiye inyuma mu bwana. ariko uri guhombya igihugu, uhombye urugo uwo mukobwa arimo, uhombya farumasi uguramo imiti y'abana yarwaye. ubu warahombeje ibintu byinshi. uhombya Benita ko bataraza. ega igihombo cyari kinini, ariko Imana ishimwe kuko iri imbere yacu. ubwo wakoze biriya wahise wezwa. uzi kwezwa icyo ari cyo se? ni ukwihana ukareka ugakosora ibyo wari warakosheje. hari igihe rero umuntu abaho afite ibintu yifuza kugeraho, cyane cyane mu rushako by'umwihariko. umuntu avuga ati nimbona umugore noneho ewana nzahita nkira, nzashaka umugore wahana nzashaka uwiza amasezerano zaho biba biryanze. iyo ugeze ngo wahana ubaye nka wa mukobwa uvuga ngo mana numpa urugo ngo ibibazo byanjye bizaba bikemutse. burya namugira inama yo kubaza nyina nimba mufite ko na nyoko mu rugo aho ari yarahasengeye. umubajije uti mama mu rugo bimeze gute, yakubwira ngo jyayo akaba mu rugo uzakamenya uhageze. burya yego, ariko tuba twexpecting ibyo bintu tuvuga tutisha umva bizahita bimera ukuntu tuba dutera imbere. noneho uyu munsi nakoraga njyenyine dukora turi babiri. uyu muntu ahita abyibwira tubyara, noneho nanjye nitwe papa runaka, ntungura umuryango. ibintu byinshi. ariko kuri barakagira wakomeretse mbere yuko ashaka, noneho ashyiramo n'akandi kantu gakomeye. azambera mama abakundana nzajya mbona umbwira ibibazo byanjye. urumva nzajya mbona umbwira ibibazo byanjye. perezida bajyaga kwita dadira. hari ukuntu ushere iyo muri mu rukundo ushere ahita kwa dadi. ubu ukoze ikosa rikomeye ntushobora kwita fiance wawe so. cya gitutsi bajyaga batukana kera mu cyaro kiba kigufasha. none se fiance wawe abaye so ati ushaka komforo katika. hanyuma rero atubwiye ibyo uba we-expectinga cyangwa ibyo we-expectingaga, ibyo watekerezaga ko uzahura nabyo mu rushako rwawe, uburyo ruzakubera nyine ijuru rito umaze kugerayo. duhere mu cyumweru cyabonye nta cyabaye. gute se? nose ntiwarongoye? korongora zo ni gute? wakoze ubwo kwa gatandatu turagukingira ku cyumweru, muza gushima imana. hari ntaho twashimye. mwaje ku cyumweru gikurikiyeho? naho ntitwaje. gute se? ntabwo n'uyu munsi n'umashima imana se? twarashimye. mwashimye ryari se? mwabihungu mwe mureba oya ahubwo ubanza narasanze rikinze. urumva reka tureke brag. iyo 1 week ntayo nagize. gute utayigize? bahise bagufunga wenda ngira ngo zaburi ikurikirwa n'abakuze. icyo wita kurongora niki? kurongora no kubonana k'umugabo n'umugore. ubwo ni uburyo bumwe. ubundi buryo bwa kabiri ni ugushyingirwa. ubwo se bivuga ngo mwarashyingiwe byose aka kantu
je mbona nzabigisha n'ikinyarwanda. Burezi warashingiwe? yego narashingiwe. Bamfi warashingiwe? yego. Sawa. Naho kurongora arongora inyamaswa, nta muntu urongora. Yamaye. Yes. Ntabyo narinzi ibyo. Ntujye wumva avuga ngo inkuba yarongoye ngo Kubera ko izuba riva ngo impyisi yarongoye. Nta muntu urongora. Arongora imikino y'amakarita ariko abantu bakora ishyingirwa. Ashingiwe. Wari nibuza warashingiwe. Oya sinashingiwe. Ko nagiye gushyingirwa usanga ntibikunze. Cyumweru cya mbere cya kabiri iminsi 94 amezi 3. Kubera wasanze mufana iki? Ni ikibazo cy'isano mu muryango? Ntayo kuko twaranipimishe ariko nasanze nari muzima nkuko bisanzwe. Ariko ngiye kwikosatara ngo numve ko nabaye umugabo. Sande umuginga maze nk'imyaka. Washingiwe? Oya sinashingiwe. Nakoze ubukwe. Wakoze Nakoze mariage ngiye gushyingirwa nyine. Nyuma yo gukora ubukwe nyine aba gushyingirwa. Bretse. Oya simbizi. Uko mubifata koza ariko udukurikiye. Azwa ari ukurongora. Ntacyo. Nta muntu ukunda undi umurongora. Oya. Amezi 3 arashira. Ujye mukosora ibintu. Ukunda umuntu ntu. Erega Pascal uri Dukeneye kujya tubwiza abantu ukuri. Nta muntu ukunda undi umurongora. Urongora umuntu udakunda. Hanyuma barakagira amezi 3 arashira byaranze. Birumvikana yuko iryajuru ritoyo wa mugani yasanze rifunze. byaranze nyine. Ariko ntabwo ijuru rito. Wasanze warakanagiye intama. Oya. Ngira ngo ukuri kose ukuri guca muziko ntigushye. Ngewe natashye ndi muzima. Wakoze ubukuri muzima kwa gatandatu wambaye kose. Yes. Umuntu aduha impano. Giseke cyiza. Cyiza. Dupfunduye dusangamo akantu wagira ngo nagatwe k'igisimba. Umurezi ragize ubwo baragiye. Emyo Tararenga ngaho. Ubwo barakwisha. Umuntu araza arambwira ati umutumishe. Ati Prezire. Uramenye umaze gukora ubukwe. Uzinine ntuzakore kuri kado. impano. Ku mpano utazafungura nimwe. Burya nuko bigenda. Oya Pascal uretse gato. Hari ibintu wari Aho tugeze birabasaba kunyinginga. Ndakwinginze mu menda he. Umuntu bw'Imana ndega amatwi. Zaburi mujye mureka ubundi dore ikintu abantu bazize kubwirizwa umusatsi basize umutwe uhagaze. Iyo babanza bakababwira ubwonko, imiterere, hormone, bakababwira uturemangingo dukoze umuntu wari kumumenya. Ariko bahize batubwira ngo umuntu n'umutwe n'amaso n'umwuka, ngo umuntu ni iki, ngo n'umwuka, ngo n'umubiri, ngo n'amaraso. Si ibyo, hari n'utundi turemangingo twishi tuba mu muntu. Yego, ngaho mbaza. Nyine waterese bisanzwe nkuko twese twaterese. Gutereta bireke twakoze ubukwe. Nabwo uri muzima. Yego. Izo wajya gutereta utari muzima. Ndataha ndapfundura mwuko twinjira mu gita kinuka. Yari imbaraga nyine. Zari gikeri. Cyapfuye. Kikereza kigira umutwe. Yaragazwe wagira ngo nakipusi. Kandi mugaseke subwo Mu giseke kibo nyine bino badekora byiza. uwo munsi ubwo ramuzi. Ndamuzi. Yesu. Waruwo Rega jewe nzi abantu benshi. Jewe nzi umuntu wanyicishije inzara, nzi umuntu wantutse, nzi wamvuze nabi. Ariko uzi n'uwakugaburiye. Nzi n'uwangambani. hanyuma Nzi n'uwantabaye. ako gasekura Nzi gapfundura. n'uwansekere, nzi n'uwansekeye. Agasekura gapfundura. Nta kintu umutwe se nta kintu wumvishe wenda Nyine urumva umwuka ese bireshura. wita usara. Oya, ahubwo umubiri urakonja nk'umuhoro waraye hanze. Ariko uhagaze se hagatongo ariko mwafunguye impano mbere yuko nyine kulala. Tukianza ile kazi bado kulala. Kisha tukiondoka tukipata shida hiyo. Twafunguye nyine nk'abantu bishimye tugira ngo turebe cyane ko muba murebamo impano, hari utuntu muba mudafite mu rugo uvuga ati riririri ndebe. Tukubitana niyo gahunda. Hanyuma rero ngiye gukora ngiye gushyingirwa nikosataye nsanga
nawe nsanga wapi twese turi mwese mwari kimwe twese batira imiriro yari yashizemo. Amaze iminsi njya mu buvumo gusenga, ibintu abantu basuzugura amasengesho, abandi ugasanga bafashe amasengesho y'aho dusengera barapostinze nk'aho babo dufite ahantu abantu bahurira n'Imana muri jene ibanga ryabo, nta n'icyo wakora ngo abantu batajyayo. muri byaririmbye ngo muze mwe nyine twihererane munsanga hano hatari abantu, dore imiruhira barembeje n'urusaku rurabaruhije. Umva kandi inzira iraruhije mutazananirwa mukigenda, murye umutsima utera imbaraga, munywe no ku mazi y'ubugingo. nuko rero nuko mukora imirimo yanyu, nzajya mbafasha mu mibabaro, uwitanga nzamugororera, ndaza vuba umuseke utambitse. Nuko byagenze. Fata umwanya nyine kuko jye natojwe ko amasengesho ari yarangiza ibintu. Mbere yo kugisha umuntu inama mbanza kuyigisha Imana, hanyuma n'abantu ndabagira, mfite abavandimwe, mfite inshuti, nawe urabizi ko ujya ungira inama, wowe duteze amatwi urabizi aho uri, mu ibanga rikomeye ko tujya tuganira ukangira inama. Ariyo mpamvu wumva hari ubuhamya Brazil atumva cyangwa Pamphile, si uko budahari, ariko hari inama ngirwa. Yego, yes. Hanyuma rero njya gusenga, bwira umugore ndagiye ngiye gusenga, nimba nawe uzagenda, hatazagira abashyitsi baza bakatubura bakagira ngo twarihishe. Njya gusenga, mara iminsi 3 ahantu ndyamyemo, bwira Uwiteka ntushobora byose, nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Ese nuko umugabo aba umugabo, niba ari uko urakoze, niba atari byo ungirewe. Ku munsi wa 3 bya bintu mujya mwumva ngo Eliya yumva umuyaga, narawumvise. Bitara arabyumva, narabyumvise. Ahantu nari nibogetse ahantu kumwe n'abapapa tunda bo mu rubonobono, Imana bahumugisha, n'uwitwa Jado Simba, umwe yitwa ngo ni Simba wa Yuda munini bo mu rubonobono. Ndi kumwe n'abana bitwa Bakerere bo mu rwa Rutabura, ndi kumwe n'abitwa ba Dativa bikirwa hakurya iriya ruguru yo ku Cyome cya usa n'ujya mu Ngororero. Ngiye kumva numva maye nka telefone ivuye kuri charger, ijwi rirambwira ngo ndagukijije n'umugore arakiza. Tahura usanga nasanze mwira n'ameze nka batiri, telefone bicometse muri batiri. Kuva ubwo umuriro ni wongeye gushira muri telefone, tumeze neza. nyakuzana impano ze. aho niho Imana yakubwiriye yuko bari barakuroze Systeme yubakiwe hahandi mwayampano. Nyakuzana impano nyine yarazi ko ibintu byatunganye. uranamumenye se cyangwa yabivuze usubije amaso Ubu abana be nibo banzi bambona, kuko we nyuma yarapfuye azize impanuka mu Gatsata ikomeye, yahiriye mu modoka. Yahiriye mu modoka ugira ngo se ntiyari umusirimu. Hari igihe bitira, hari igihe umuntu abona ukennye akagira